arangije n'inkota irasigara acaho girarya zakuno afata ya nkota y'umusore abari yamwicisha Munyarwanda. Ndebere nawe filimi iraha ahanga bashobora kuza bakavuga ngo Ling Hu Chang niwe wishe umuntu bimeze biteka turore. Iyi ni episode ya mbere mwibutsa ko ari agakoresho ka DJ Masasu. Ni DJ Masasu ni DJ Gasasu. Hanyuma ufata numero yanjye yandike kuri WhatsApp mbwa ati nshaka movie gutya na gutya, it's okay. Guys, nababwenga ibyishimo nicyo kintu muzima kigora. Abeshi mubifata sinzi uko mubifata nyine, buri muntu agira relationship wa mu mutwe. Ego ngiye muri ngiye ubwanjye ikintu nshaka kugikora ndagikora mu by'ukuri cyambyara ibyishimo. Namanje WhatsApp irahari, then nijya mu disk bana ntekeza ko nanjye ndumwe nyitambi VIP. Nyandikira kuri WhatsApp unsabe boro yose ushaka rwose tuyibahereze. Soke ubaye nta mafaranga ufite nta kibazo twabafasha. Dufite channel icamo movies z'ubuntu gatatu mu cyumweru. Isoke nk'abakunzi banjye rero. Hano uburyo woroherezwa bitewe n'ahantu waturutse n'ujye uzujye ungana mvuye kuri YouTube yawe, isoke mbere kuntu tubigenza. Reka ndeka batinda muri video yanyu. Amahirwe n'imigisha reka tubifuriza nawe mu ibinyifurize. Ubwo nitisoza muri 30 nazamura ikindi tugomba gutangira. Thank you so much. I love you so much. Murakoze. Guturuka muri WhatsApp studio aho ngaho batima ku nimero. Abakiriya mwese mukuru wa filime nimukomeze mutambukire kwishima. Filime zirahari ku bwinshi, nimuzavuge ngo byagenze bite. DJ Gasasu ni ubiri inyuma. Yagira ari cyaka ngaka kanyweye nikari gukanguka. Birarya atarajya kugafasha karamugaruriye. Yewe ready ye eriyoke Masterlin urakangutse wicyo atazi ku muryango we umerewe nabi byarangiye ubu ngubu ni byiza. wirira none meze ute wabasha kugenda cyane bakiraho nta numwe uravana ari muzima. Papa n'umuyobozi wa Hwashan School Yuebuchi nimunkoraho ntago azigira bareka. Reka da none Zuleng Chan naza biragenda bite urakeka twe dufite ubwoba bakiraho. Uyu yarahageze Ding Mian yarahageze muzehe Ding twabonye n'abari umugambanyi mukuntu baturore. Feri ya mbere bageze hano bageze mu rugo basanga inyubako yose irimo irafatwa irimo irashya. Pingzi wa mwana we nibiki bahise kandi papa mama ni ikibazo mundeke. Masterlin Pingzi yinjira mu muriro. Inyubako ya escort agents irimo irashya. Yinjiye hano nibibazo katurore. The Smiling Proud Wanderer in episode ya mbere. Gira mugenzi wabwira mugenzi we kuda great ari maraga fatamo ibintu ni good fine. Pombo yageze hano asanga mama. Ikibazo umwana wanjye mama nayinziko nazongera kukubona. Nibuka amagambo ya nyuma yamubwiye mama agira ikintu uvuga icyo utavuga birarya una amaraso n'ibibazo. Yarasakuje bitanga iki Pingzi mwana wanjye
等我回来再说。 mama ntegereza ndagaruka niyo magambo ya nyuma bavuganye kureba ku ruhande papa nawe ari hasi bimeze bite wibuka inkota iri muri muzehe ni inkota ya Ling Hu Chong papa uyu arimo ararira ageze atya abona inkota kubona inkota kandi inkota baba bazizi na ba nyirazo iyi nkota arayizi ituruka mu musozi wa Hwan ni ya Ling Hu tayari yabonye inkota ni ya Ling Hu bimeze bite akoze zigo kanarangiye wana episode ya mbere ndakeka ari ukigenze ntimucikwe na episode ya kabiri bibutsa ko akana gakoresho ka DJ Gasaso guturuka muri WhatsApp studio aho ngaho Ramiro ku nimero ufatanye na The Great Entertainment ibintu ni good fine tubonane muri episode ya kabiri ndabakunda cyane ciao ciao hasta la vista be the great